Inshuti bakunzi ba Mura TV, reka nongere mbasuhuze mbifuriza kugubwa neza. Reka mbabwire ngo Uwiteka akomeze abane namwe aho muri hose muri iki gihugu cy'u Rwanda, haba mu majyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba, uburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, abadiaspora, mbese abantu bose batuye mu mpande enye z'isi. Reka mbabwire ngo Imana ikomeze kubana namwe. Iki gitondo rero tuje kubabwira amakuru menshi aba agenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, ibiba biri kugenda bivugwa. Reka rero uyu munsi duhere ku nkuru ijyanye n'ifungurwa by'isengero, aho rero abantu benshi bishimiye igikorwa cyo gufungura isengero. Reka rero tubabwire byinshi kuri iyi nkuru. Ubwira gukora subscribe utarayikora, ni igihe cyiza cyo kuba wayikora. Ni inkunga ikomeye cyane, ndetse nawe wamaze kuyikanda ubwire ngo warakoze cyane. Uwiteka akomeze aguhire. Rero ibijyanye n'ifungwa by'isengero, uko bihagaze kuri ubu ngubu, umuyobozi kugira ngo bafungure isengero basabye ko hakorwa komite yo guhuriza hamwe amadini. Rero iyo komite ikaba yaje kuba ishyirwaho kugira ngo bagabanye akajagari, mbese ikibazo cyose kizakibonekaho hagati y'amatorero cyangwa se kireba amadini kigomba kuzajya gikemurirwa muri iyo komite, hanyuma byakwanga leta ikajya yabona kubizamo. Rero bashyize hamwe ayo matorero, ubwo ni amatorero yose tubona mu Rwanda, baba aba Anglikani, abakatolike, hakazamo aba ADEPR, MRR, amatorero yose abarizwa mu Rwanda yose yasabwe kwihuriza hamwe bagatora abayobozi bahagarariye iyo komite. Hanyuma rero bamara kuyishyiraho bakajya bamenya hashyirwaho ibindi nyuma. Rero bidatinze iyi komite yaje kuba ishyirwaho, aho yaje kuba ihagarariwe n'umuyobozi wa Anglikani, hanyuma rero iza kungirizwa na shehe cyangwa se umuyobozi wa Islam mu Rwanda. Rero icyari kigamijwe ni ukugira ngo bajye barebera hamwe ibibazo bigenda byibasira iyobokamana, ibibazo bigenda bibangamira amadini, mbese bakajya basenyera umugozi umwe. Rero iyi komite baje kuyiha abajyanama. Muri iyo komite njyanama y'iyi komite haje kuba habonekamo musenyeri wa diyoseze ya Byumba ndetse na pasiteri uhagarariye ADEPR. Papa rero yaje kuba avuga amagambo akomeye cyane ubwo yashimiraga ubuyobozi bw'u Rwanda mu gikorwa cyiza cyo gufungura isengero, abasabira umugisha cyane, abasabira gukomera, abasabira mbese guhirwa n'Imana muri byose, aho yabasabiraga umutekano, imigisha myinshi itagabanyije. Ni amagambo rero papa yarimo avuga. Rero baje kuba barebera hamwe ku bijyanye no kuba isengero zafungurwa. Hari abantu mwari muri kwibaza impamvu byo tutarimo kubikomozaho ngo dutange umucyo kuri byo. Rero iyi komite icyo yaje kuba ishingwa, yashinzwe kuba izajya yakira inzandiko. Izi nzandiko ni zimeze gute? Itorero rizajya rikenera ko barifungurira, bazajya bandika ibaruwa isaba ko bafungurira iryo torero, nibarangiza bohereza iyo baruwa muri ya komite yatowe twavuze haruguru, ya komite y'impuzamadini. Hanyuma rero igenzure nisanga imeze neza, bahita bayohereza mu buyobozi bwa leta maze babafungurire. Ahangaha ni gusengero zari zimaze igihe zifunzwe, mu gihe rero izi zasigaye zifunguwe zo nta mpungenge zihari, bo ni ugusenga. Hanyuma rero ibaruwa rero izajya yandikwa mu gihe itorero rimaze kuzuza ibi bikurikira. Ibisabwa rero kugira ngo itorero ryemererwe kuba ryafungurirwa ni ubwiherero busukuye kandi bumeze neza, mbese ubwiherero butunganye. Iyo bavuga ubwiherero butunganye busukuye, hiyongeraho n'umubare wabwo, byibuze ubwiherero burenze 4 kuri buri torero nibwo buba busabwa. Hanyuma rero ku matorero yo mu mijyi bagiye babasaba kuba bafite parikingi iteguwe
isukuwe, yizewe kandi ifite umutekano. Hanyuma rero insengero ziri mu mujyi cyangwa se ahandi hantu hegereye ibikorwa remezo bakabasaba gushyira sound proof cyangwa se utwuma tugabanya amajwi mu rusengero kugira ngo batabangamira ibindi bikorwa remezo. Hanyuma rero ikindi buri torero risabwa no kugaragaza raporo y'ibikorwa bya buri munsi itorero rigenda arikora. Ibyo byose babyuzuza itorero rigafungurirwa. N'ibi ngibi rero byerekeranye ku ifungurwa aho abaturage bishimiye cyane kuba leta yongeye gutekereza kuri iki kintu. Bakaba bishimiye ko nabo kuri ubu bagiye kongera gusenga, bagiye kongera guterana bagahura n'Imana yabo. Ni ibintu rero byashimishije abantu cyane ku buryo umuntu wese uri gutambukaho ariko uri gusanga arimo gushima Imana. Reka rero natwe tuvuge tuti Uwiteka akomeze kubana namwe. Nibutsa ko utarakora subscribe, bibaye byiza wayikanda kugira ngo ubone amakuru tugezaho umunsi ku wundi. Turabakunda cyane. Njye mwumvaga ni Gift Mura kuri Mura TV nk'ibisanzwe. Reka duhure mu makuru yacu y'ubutaha.